Radio televiziyo Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement bugira Washington DC. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 29 Nzeri umwaka wa 2021 tukaba tugiye kubagizaho ikiganiro twahaye nyito Jenerali Kagame niwe muterorisite. Nibutse ko hashize ukwezi tubagejeje ikiganiro twise umucamanza w'urukozasoni Jenerali Kagame yiyambitse ubusa, aho twahereye ku mikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 bakatirwa nyine nk'abaterorisite. Bityo rero muri kino kiganiro nk'uko natangiye mbivuga tugiye kubagezaho ibyerekana ko Jenerali Kagame ariwe muterorisite mu by'ukuri. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje mukaba muri kumwe kandi na Dr Theogene Rudasingwa. Ndi busabe mu kanya kubasuhuza hamwe na Sixbert Musangamfura. Muraho Joseph. Uracyahumeka? Mukomere ubwo dusuje na Sixbert uvugira iyo bigwa no gusuhuza abanyarwanda bakurikirana ibiganiro byacu, tubifureze no gukurikirana iki ngiki mu mahoro nituze twese hamwe tugamije kureba ukuntu twahindura u Rwanda rwacu. Ndabasuhuje nanjye, urakoze cyane Joseph Ngarambe, ndagusuhuje. Suhuje Dr Theogene Rudasingwa, nsuhuje n'abumva iki kiganiro cyacu, nsuhuje kandi n'abakunzi b'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ndabashimiye bavandimwe Theogene na Sixbert. Noneho tuti Jenerali Kagame niwe muterorisite. Ahangaha ijambo umuterorisite nyine ni igifaransa cyangwa icyongereza, ku buryo rero bidusaba mu gutangira gusobanura ijambo teroriste, terorisme, teroriste cyangwa se etat teroriste cyangwa state terrorist state mu cyongereza. Terorisme rero bivuga iki mu kinyarwanda umuntu ageranije, bagenzi banjye ari umufashe ningira wenda icyo nibeshyaho cyangwa navuga bihagije. Terorisme bivuze politike y'iterabwoba yakoreshejwe mu mateka, niko umuntu yabivuga, yakoreshejwe mu gihe cya revolution y'Abafaransa. Niho iryo jambo mu by'ukuri rituruka, aho bakoreshaga ikintu cyitwa guillotine, ikintu bashyiragamo baca imitwe y'abantu bakayigesa rwose, bagaca imitwe. Muri iyo revolution uza amateka ya revolution y'Ubufaransa ziko habayeho icyo kintu nyine bise terorisme, cy'iterabwoba, cyo gutera ubwoba abantu kurusha kugira ngo habeho kujya inama no gukora ibikorwa nyine bigiyeho inama bishobora kugera ku majyambere arambye. Muri icyo gihe rero niho nyine iryo jambo rituruka, ariko muri kino gihe turimo terorisme bifatwa ibikorwa bihutaza cyane, bikorwa n'ishyirahamwe riniri rya politiki rigamije kwangiza nyine ibikorwa byo mu gihugu, kwangiza iby'amajyambere y'igihugu, hagamijwe kugira ngo nyine byerekane yuko igihugu, ubutegetsi bw'icyo gihugu nyine bufite intege nkeya, bityo ubutegetsi nyine bugwe byoroshye. Ibyo nabyo babyita terorisme. Hari ahandi hantu bakoresha ijambo terorisme ni mu gihe tuvuge habaho ibintu byo kutihanganira na gatoya ubudasa bw'abantu, nyine ukavuga uti bakana bafite idini nibi, iri niri ntabwo umuntu agomba kubihanganira, abafite ukwemera ukuntu ntugomba kubihanganira, afite ibitekerezo bya politiki ibi nibi ntugomba kwihanganira, bityo bigakurikirwa no kubashyiraho iterabwoba, haba mu byerekeye nyine mu mutwe wabo, ukabakora ikintu nyine gituma bahora bafite ubwoba, bagatinya kugira ibitekerezo, bagatinya kubigaragaza, bagatinya nyine no kuba basenga wenda niba iryo terabwoba rigamije kubabuza iyobokamana, ibintu bijyanye n'iyobokamana.
aha rero twari tumaze gusobanura gatoya icyo terorisme ivuga uhereye mu mateka cyangwa se uko bibonwa muri kino gihe. Umuterorisite rero ni umuntu umeze ute? Umuterorisite aba ari umuntu, ni umuntu ukoresha iterabwoba n'ihutaza kugira ngo ibitekerezo bye bya politiki cyangwa se ubutegetsi bwe bwemerwe. Ubundi umuntu yagombye kwemeza ubutegetsi akoresheje nyine amagambo asobanura ibikorwa byivugira, ariko we ayavuze nzakoresha iterabwoba, nzakoresha guhutaza bikomeye harimo no kwica cyangwa n'iterabwoba kugira ngo abantu bagire ubwoba, niba bamara kugira ubwoba noneho ibitekerezo byanjye bya politike cyangwa se ubutegetsi bwanjye babwemera. Irindi jambo turi bukoreshe ni state terrorist cyangwa etat terrorist cyangwa se terrorisme d'etat mu gifaransa. Terrorisme d'etat, igihugu gikora terrorisme ni igihugu gikora ryaterabwoba nk'igihugu kikarikora ku bindi bihugu cyangwa se ku baturage bacyo, ikaba mbese ari bwo buryo bwo gutegeka, uburyo bwo kuyobora bakoresheje nyine iterabwoba mu bihugu bindi cyangwa no mu baturage b'icyo gihugu. Mu mateka rero habagiye habaho byinshi, bagenzi banjye bari bunyunganire bagende bavuga aho byagiye bigaragarira. Nagira ngo mpereye kuri Dr Theogene Rudasingwa dutangire kino kiganiro twahaye nyito nyibutse Kagame, Jenerali Kagame niwe muterorisite. Muvandimwe Theogene. Murakoze cyane Joseph mu gutangiza iki kiganiro no kutwibutsa icyo ayo magambo mu by'ukuri avuze. Ni amagambo tuvana mu bazungu, mu banyamahanga, mu cyongereza, mu gifaransa. Ayo magambo arazwi cyane, ari terrorism cyangwa se terrorist cyangwa se state terrorism nk'ukuntu ugerageje kubisobanura mu Kinyarwanda. Cyane cyane ni amagambo yakoreshejwe, ibyo bikorwa byagaragaye cyane nk'ingero zatangwa, wenda nibyo tuza kugenda tuganishaho ibya Kagame ko ari umuterorisite. Ariko ingero umuntu yagenda atanga zizwi cyane nizo hafi z'abantu bazi, nka biriya bya itariki 9 not itariki 9 tariki 6 z'ukwa 4 1994. Oya ndashaka kuvuga ibyo muri Amerika ahangaha. Itariki 9 z'ukwa 11. Yes, 9/11 ibyo twita byaba Bin Laden, nibyo bizwi cyane ku isi hirya no hino. Ubu hari ibindi nyine tukiri muri Afrika tuzi bya ISIS iri muri Mozambique. Iyo bivugwa ko nyine ko Kagame yohereje ingabo guhashya uwo mutwe wa ISIS. Hari Boko Haram iba ikorera muri Nigeria, ngira ngo byakomeje kuvugaho ibikorwa byo gufata abana bakiri bato b'abanyeshuri, abakobwa cyangwa abahungu. Hari ibyo muri Somalia hari iyo muri Somalia ni ntuza ni bayiti Al-Shabaab hafi mu karere k'iwacu. Hari ibyo bikorwa byose. Hari za Boko Haram muri za Nigeria. Nari maze kuyivuga. Ibyo nibyo abantu bakunze kuba, ariko no hari wenda nk'abakurikirana ibiganiro byacu bakiri batoya batazi, murabyibuka Joseph na Sixbert muri za 80 muri za 70 hari imitwe y'iterabwoba cyane cyane yavaga muri biriya bice bya Middle East, muri turiya duce twa Israel, za Palestina. Hari muri za Itare hari undi mutwe nibagiwe ukuntu bawitaga za Red Gang, Beda Meinhof. muri ibo barabyitaga ya Red Brigade. Brigade Rouge. Abandi bigeze gushimuta
umuntu bitaga Arudomoro wari ku buryo ibyihe byose baravuga ngo ni ikibe nka Arudomoro kandi ari we washimuswe abanyarwanda babihinduye ko ari we mushimusi. Ibyo byose rero ukajya izindi ngero umuntu atanga ku bintu bijyanye na state terrorism cyane cyane ni mu Budage muri Germany ya Hitler, muri Italy ya Mussolini, muri iriya Germany y'Iburasirazuba East Germany, ndetse no mu Burusiya ubwabo bwa Stalin cyane cyane ukuntu yagiye yita amazina atandukanye, ariko byose ibikorwa mu bikorwa hari ibyo bikorwa biba bikorwa na leta y'igihugu uba ureba ko bigamije cyane cyane kubiba iterabwoba, akaba ari naryo mu by'ukuri bategekeje. Ibyo rero dushaka kuvuga uyu munsi, ibyo tuvuga kuri Kagame cyane cyane duhereye ku manza zo tubona muri iki gihe, hafi buri muntu wese wanganye na, ntabwo nkwiriye kuvuga ngo wanganye na Kagame, ahubwo uwo Kagame wese yibasiye akamutwara muri ziya kota, ari ijambo kangaroo courts mu cyongereza bagira ijambo amagambo kangaroo courts sinzi niba mu gifaransa muzigira, sinzi uko muzita. Mu gifaransa ubundi amagambo bakoresha ni simiracle zose, cyangwa se za tribunal bidon, za tribunal fantoche. Ni ukuvuga mu by'ukuri ni imanza z'urukozasoni nyine z'ikinamico. Yego, urebye hafi zinyuze mu bucamanza nyine bwa nyirarushwa, nyine ziba zifefetse kugira ngo imbere y'isi n'ahandi berekane ko habaye urubanza, ariko mu by'ukuri nta rubanza rwabaye, nta biriya nyine. Ariko urebe abantu kuva FPR yafata ubutegetsi muri 1994 bamaze gucirwa urubanza rwo kuba abateroriste. Ntabwo rwose twabivuga, turaza gutanga ingero, ariko urebye ni ijambo rihora ku munwa wa Kagame na DMI na ya secret police. Hari ikindi kiganiro cyihariye twakoze tuvuga uko secret police ya Kagame ariyo DMI, uko itegeka, uko ikora mu gihugu nuko ikora hanze yacyo, n'ibyo ikorera za leta cyane cyane mu baturanyi, ariko n'icyo ikorera abanyarwanda mu gihugu no hanze yacyo. Iyo ugiye kureba ukashyiraho icyo gishushanyo kwitegereza neza, ubona iyo mikorere yo ahubwo Kagame arega abandi, abaciramo izo manza zo muri izo nkiko z'urukozasoni, ibyo ashingiraho kwica abantu akoresheje iryo jambo terrorism, ahubwo mu by'ukuri iyo urebye niwe muterorisite. Impamvu ni iyi, reka wenda ntange ingero eshanu, hanyuma ubwo nawe Joseph na Sixbert turaza kwibukiranya, kuko u Rwanda tuvuga ni u Rwanda tuziranyeho n'amateka yarwo. Reka dutangire mu bihe by'intambara kuva FPR yatera u Rwanda muri 1990. Iyo ugiye kureba uretse ibikorwa bisanzwe by'ubutasi mu ntambara, ibikorwa by'intambara byo ntabwo ari byo tuvuga, kuko iyo hari intambara haba ari intambara. Hari abagomba kurwana, hari abagomba gupfa, hari abagomba kwica no kwicwa. Niko intambara imera. Iyo ugiye mu gusesengura intambara nta kindi ivuze. Iyo winjiye mu ntambara no kuvuga ngo uba wiyemeje kwica, ariko ukemera no kwicwa. Ariko cyane cyane ku bijyanye n'abaturage basanzwe, iyo urebye muri biriya bice byose byo FPR yagiye inyuramo, hagiye habamo ibikorwa umuntu yakwita ko ari ibikorwa by'ubuterorism. Uhereye no kuri biriya, wenda ni byinshi byo ntabwo ari byo turi buvuge, kuko hari byinshi byo kuvuga, ariko uhereye no kuri biriya bintu byo guhinda abaturage, cyagiye cyane cyane muri 1993, muri cya gitero cyo mu kwa kabiri muri 1993 n'ibyakurikiyeho cyo guhinda abaturage. Ariko FPR yo
ntabwo ari uguhinda abaturage gusa, ahubwo hari uguhinda abahutu, kuko mu gutekereza mu mitekerereze ya FPR kubavuga ngo abahutu baduterera induru, ngo bakavugaho turi, bakabwira leta y'abahutu kuza kutwica, kumenya n'imyanya yo turimo. Mu myumvire ya FPR kuri icyo gihe, abo bahutu mbese bari nk'abanzi, bari abanzi nabo. Abo bagomba kwica barabice kandi bakabica urubozo, abandi bakabahinda kugira ngo bakriye ikibazo kuri leta. Kandi muribuka abaturage bari Nyacyonga ikibazo bateye leta icyo gihe. Ibyo kandi byakorwaga nande, yego muri rusange unit z'abasirikare zabigizemo uruhare, ariko cyane cyane ababaga ku isonga byo kujya gutata uko bizakorwa, ariko cyane cyane no kuza inyuma y'aho abasirikare baciye bamaze kwica, bamaze guhinda abo baturage, kugerageza kureba uko bagenda bahisha ibimenyetso, wese ibimenyetso by'ibyo bakoze. Urumva ko ibyo bikorwa cyane cyane terrorism ikibigamije n'iterabwoba, kugira ngo abantu bacukirwaho. Niba watekereza ngo ukurikiye FPR cyangwa se ukurikiye leta y'u Rwanda icyo gihe, kandi ubwo mu yindi period, iyo tuza nshaka kugira icyo mvugaho, ni nyuma yo gusinya amasezerano ya Arusha, cyane cyane igihe twari tumaze kohereza abasirikare 600 i Kigali. Icyo gihe muri yo murabyibuka neza, ndagira ngo wenda aho nindangiza kugira icyo mvuga mu mfateho pause mugira icyo mubivuga, kuko murabyibuka neza. Icyo gihe bisa nkaho FPR DMI yari mu irushanwa hamwe na MRND-CDR mu by'ukuri gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abantu bapfuye muri icyo gihe, n'imvururu zabayeho muri icyo gihe, na chaos yabaye muri icyo gihe, kuri FPR DMI cyane cyane nyine DMI, kuko yari biri ku isonga ibyo bikorwa byose, yabigizemo uruhare cyane. Iyicwa ry'Abagatabazi, iyicwa ry'Abagapyisi, n'abandi nimwe mubizi cyane. Iyo periode murabyibuka. Hari no gutega ibisasu aho abantu bahuriraga cyane, kuhashyira ibisasu biturika, bigaturikana abagenzi cyane cyane kuri gare. Byarakozwe kuri gare y'i Kigali, byarakozwe ku iposita y'i Kigali, byarakozwe kuri hoteli Foko Butare, kuri hoteli Bisi Butare, n'ahandi za Gisenyi. Ndumva byarabaye ibyo bikorwa. Gusa rero nibutse yuko hari n'iterabwoba rya MND-CDR nk'uko mugenzi wacu Theogene yari amaze kubivuga. Ryari mu mujyi ryuzuye aho ngaho, abo muri MND-CDR cyane cyane abo muri CDR, uretse ko byari kimwe, bamenesha abantu muri za Gikondo harya, ugasanga abantu bavuye mu byabo, kuko ntabwo ari FPR gusa yavanye abantu mu byabo, no harya muri nka za Gikondo, za Gatenga, i Kigali abaturage benshi bari bakekwa b'abatutsi, cyangwa se bari mu mashyaka atavuga rumwe na MND-CDR, nabo benshi bataye amazu yabo barahunga, bahungira ku nshuti. Twanagira ngo nongereho, bityo rero ibyakorwaga na FPR DMI byitirirwaga kenshi MRND. Muhabura ikavuga ko ari MRND yabikoze, kuko nyine natwe tuvuga ko ari byo, kuko twabaga tuzi. Natwe niko twavugaga, kubera ko urabona icyabiteraga hanini cyatumaga tunabivuga. Intambara itangiye muri 1990, ni yenda turaza kugaruka hande ha leta ikoresha iterabwoba. Intambara igitangira hafashwe abo bisi ibyitso mu gihugu hose. Noneho bagirirwa nabi pe. Abo bantu rwose, uretse hari abafashwe ubwabo, ariko n'abatarafashwe, buri wese yumvaga atitira afite ubwoba ati ko abantu bafashe nka kanaka nta kintu na kimwe nzi banakoze, jewe ndi iki gituma nawe kwizera ko ntaza gufatwa. Twabayeho gutyo kiriya gihe rwose, twabayeho gutyo. None ugasanga abantu nyine baratitira, wabona abasirikare batambutse cyangwa abantu b'amaneko, ukavuga uti nige baje gutwara, n'umuturanyi baje gutwara. Nyine hari iterabwoba mu gihugu. Byatangiranye n'intambara, nk'uko nyine ku ruhande rwa Habyarimana ryari rihari, no ku ruhande rwa FPR ryari rihari. Yenda
Dr Theogene Rudasingwa yakomeza bya bitekerezo yari yavuze ataza kubyibagirwa. Ntaza kubyibagirwa. Noneho tukaza kumwunganira. Ugere rero itariki 6 z'ukwa kane muri 1994. Nta gikorwa mu mateka y'isi no mu mateka y'u Rwanda ubwarwo aho abaperezida babiri indege yo barimo ihanurwa bagapfa nabo bari hamwe. Nta gikorwa cyerekana terrorism kirenze mu by'ukuri icyo ngicyo mu mateka y'isi. Uwashaka abo tubwira bazikorere research ubwabo barebe aho abaperezida babiri baguye mu ndege imwe kandi nta wundi wakoze icyo gikorwa, nubwo Kagame na bagenzi be ubu ngubu bakizeho nk'izo nkiko zo tuvuga ko ari urukozasoni, ariko nabo ibintu bya public relations byo babamo byo gutera agatigisimu no gukoresha iterabwoba nabyo turaza kugira icyo tubivugaho, bakemeza abantu ko atari bo babikoze. Kandi ndani muri FPR no muri DMI twaye tubizi twose mu by'ukuri mbene cya kintu cy'abantu bita ngo ni public secret. Ni secret ibanga rwose ariko riri hanze. None se igikorwa cyo kwica abaperezida babiri, ikindi cyo wavuga igikorwa cy'ubuterorisme kirenze icyo ngicyo, kandi igikorwa cyaje kuvamo cyabaye gukoma imbarutso yo gutangira ibikorwa nanone byabaye ibikorwa nk'ibyo twavuga by'irushanwa MRND-CDR, noneho kwirara mu Batutsi no kwirara mu Bahutu igatangira kwica ari byikoresheje, ariko mu by'ukuri atari na ngombwa kuko ntabwo ari nabyo yari itegereje. Niyo bitaba ibyo ngibyo wenda hari ibindi yari itegereje, ariko igikorwa cyo guhanura indege ni igikorwa kiri mu mateka y'isi, kiri mu mateka y'u Rwanda cy'ubuterorisme, kandi kugeza kuri uyu munota ababikoze nibo bo ngabo bavuga ko barimo kurwanya terrorisme mu Rwanda, babitwerera abandi, abavuga ko bakajyana hirya no hino muri Afurika bavuga ngo bagiye kuyirwanya muri za Kongo aho muri za Mozambique. Umuterorisite agiye kurwanya abaterorisite, uretse ko wenda umuntu yanabivuga ati kuko umuterorisite abazi uko abandi baterorisite bakora, wenda nibyo yakoresheje, ariko iyo nsinzi iyo bavuga muri Mozambique amaherezo izagaragara ko abantu bazasobanukirwa yuko uvuga ko yaje guhangana n'abaterorisite mu by'ukuri we ubwe ari umuterorisite. Hari icyo gikorwa rero cyo guhanura indege mu by'ukuri kigaragaza yuko Kagame ari umuterorisite. Ariko ntaragera no kuri ibyo ngibyo, murabyibuka neza, turavuga nk'ibimenyetso dutanga ariko by'abantu basanzwe bazi, ariko ni nko kubikusanya ibintu byo kurasa bariya abapadiri n'abepiskopi b'i Kabgayi. Buriya kiriya utavuze ko icyo ngicyo ari terrorisme bavuga ngo ni iki? Uburyo bwakozwe n'ababikozwe birazwi, naryo ntabwo ari ibanga, ariko kiriya cyari igikorwa cy'ubuterorisme cy'abantu bakoresha iterabwoba, cyane cyane cyari kigamije nko guha gasopo muri rusange abanyarwanda, ariko cyane cyane na Kiliziya Gatolika, yuko uko twumvaga icyo gihe muri FPR, uko twajyaga tuganira no kuri ibyo bibazo mu bantu mu bintu byo twabaraga mu by'ukuri by'uko ari inkingi zikomeye cyane z'ubutegetsi bwa Habyarimana ni Kiliziya Gatolika. No kuvuga ko Kiliziya Gatolika twayibaraga mu banzi, muri enemy, kuko iyo wagiye mu ntambara ugomba kubanza kudefinisa neza umwanzi wawe ninde. Kiriya rero nacyo cyari igikorwa cy'ubuteroriste cyo guha gasopo Kiliziya Gatolika, nko kuvuga ngo mwitegure ibizabaho, uretse ko wenda ikindi gihe tuzakora ikiganiro ku myifatire y'amadini mu Rwanda ushyizemo na Kiliziya Gatolika, ariko icyo nacyo cyari igikorwa cy'ubuterrorisme. Ikintu cya Kibeho
kibeho. Icyo gihe FPR yari yabaye leta, niyo iri leta. Abaturage mu gihugu uko bari kose naho bari hose, yari inshingano y'ubutegetsi bwa FPR bushya kurinda abo baturage. None se iyo wiyemeje, kandi ibyo bintu byose nanone FPR cyane DMI, iyo secret police yaje kuba secret police ya Kagame, niyo bigizemo uruhare cyane, ariko noneho n'igisirikare kuko turaza kugira icyo tuvuga uko iyo twakozeho n'ikiganiro tuvuga ukuntu iyo secret police iri muri ibyo bikorwa by'iterabwoba ikoresha n'inzego za leta zinasanzwe zemewe n'amategeko mu bikorwa by'iterabwoba. Iyo ufashe rero abasirikare n'iyo DMI ukagenda ukirara mu bantu bari bakusanyirijwe ibyo ngibyo, Sixbert arabizi cyane mu byo we na bagenzi be bazize n'ibyo bintu bya Kibeho, ariko nacyo cyari igikorwa cy'ubuterorisme, ndetse ko yakozwe ku mugaragaro. Kandi nanone nk'ibyo by'indege n'ibindi byose, amaherezo gufata ibibunda biremereye ukajya kurasa abaturage badafite imbunda ni iterabwoba komeye. Ibyo bintu byose, ndetse ukongeraho na biriya byavuzwe muri raporo ya Gasoni, byo urabizi mu minsi ya nyuma ukuntu abantu ba Sendashonga na Batwagiramungu bajyaga baseka Sendashonga ngo agenda na file, ngo file yuzuyemo ngo amazina y'abahutu, amadosiye, ngo amadosiye ngo yuzuyemo amazina y'abahutu, ngo bo twishe bo FPR yishe. Sinzi niba wenda Sixbert, sinzi niba koko yagendanaga iyo file, ariko kimwe mu bintu nibyo buri gihe yabaga afite amalisiti, yabaga afite amalisiti ku buryo ayo malisiti yayahaga n'abantu bakoraga mu iperereza, mu nzego z'iperereza zari zihari, avuga ati dore amalisiti nabonye y'abantu bishwe aha n'aha, bishwe n'abasirikare aba n'aba. Ibyo yabaga bifite buri gihe. Ibyo byose abo bantu bagiye bicwa, DMI itekereza ngo ni mu rwisho ntabwo bizagaragara, bikagenda bigaragara. Ibyo bintu byakozwe mu buryo nabyo wakwita terrorism, kuko terrorism cyane cyane yibasira abasivili, kandi igakoresha mbese violence ikomeye cyane, ubwicanyi bukabije bukorwa no mu buryo mbese bubi cyane, no kwica abantu nabi, kugira ngo n'uwabibonye n'uwabibonye ahahamuka, agira ubwoba. Niko ibyo byose rero ari ibyo byo muri raporo ya Gasone, n'ibyo nari mvuze bya Kibeho, ibyo byose niko byagenze. Ariko noneho no mu mujyi wa Kigali muri icyo gihe tugifata ubutegetsi muri 1994, 1995, 1996, n'abatari bari mwagiye mwumva abantu bagiye bazimira, ariko noneho nabyo bikaba nkaho byabaye nk'umuco ugeze aho uba umuco w'abantu kugira batya bakabura, disappearance, mukunze kubisoma mu maraporo, kuburirwa irengero. Nari mpari kiriya gihe, ngewe nari mpari, ikibazo burya cyabaye gikomeye cyane. Burya hari abantu bagiye baza kubera ko baravuye bati twumvise leta yagiyeho, amahoro yagarutse, noneho no muri iyo leta harimo bakanaka turabazi. Hari abantu baje, hari nk'abantu bavuga ati Musangamfura twariganye mu ishuri, aranzizi ko nta bwicanyi nagiyemo. Hari abakoraga muri leta bari baritwaye neza, mu by'ukuri batagize uruhare mu bintu byo kwica abatutsi cyangwa se no kwitwara nabi mu ntambara. Abo bose nyine babishoboye baraje. None hari n'abandi bantu, abahutu bari bamaze kujya muri leta batumyeho ngo baze, n'abatutsi bahoze mu Rwanda bari bagiye muri leta, hari abantu bari bazi bahunze, nabo batumyeho bati muzaze abakozi barakenewe. Cyane cyane ko leta nshya ya FPR Inkotanyi yari ikeneye abantu bamenyereye uko ubutegetsi mu Rwanda bwakoraga, cyane cyane ko mbese ubutegetsi bwakorwaga mu Gifaransa, kandi bo bari baje bavuga Icyongereza, bari bakenera abantu babimenyereye kugira ngo nibura habe ikintu umuntu yakwita
ni nka transition yo kugira ngo mbese babanze bamenyere, nibamara kumenyera ni nk'inzibacyuho kugira ngo babanze bamenyere. Bari bakenera abantu bakoze muri iyo systeme mu Gifaransa, ariko bo bose barazimiye, ku buryo abantu rwose buri gihe nko mu kazi igihe nakoraga, buri munsi nta munsi wiraga tutabonye mbese abantu batabaza bati umuntu wanjye yashimuswe. Twanabivuga kandi niyo byajyaga mu nama y'abaminisitiri, ndibuka ko Kagame yavugaga ati ariko se ati muriho muravuga ngo hariya habuze umuntu, hariya hishwe umuntu, hariya habuze umuntu, abapfuye muri jenoside bangana iki? Uwo muntu umwe niwe mufitiye imbabazi kurusha ibihumbi magana angahe byishwe muri jenoside. Niko yavugaga. Ibyo rero bikaba ari iterabwoba ku buryo mu by'ukuri byatumaga umuntu avuga ati uwari muri leta kuvuga uti kanaka yishwe uyu n'uyu yabuze, byasaga rwose no gushyira urutoki mu gisebe, ugahitamo guceceka ukabyihora. Ariko twe mu kazi twakoraga twarabivugaga tuvuga tuti ntacyo bimenyekane, niyo leta itagira icyo ibikora ariko bivugwa. Ikindi cyo navuga nacyo cy'urukozasoni muri iyo nzira yo gukoresha iterabwoba, muribuka neza hari amazu yagiye asenywa, niba mubyibuka neza. Ndabyibuka mu minsi ya nyuma abantu mbese twegera umujyi wa Kigali, n'abantu ndetse barageze mu mujyi wa Kigali, ukasanga inzu yari iri nzima, mu gitondo ugasanga yasenyutse. Ibyo bikorwa, amazu menshi yasenyutse, iyo za Kibungo muri Kigali n'iki byose, ibyo bintu byari bikuriwe za Gitarama na Butare narazibonye. Yes, ibyo bintu umuntu wari ubikuriye ni Rutatina. Rutatina waje no kuba umukuru wa DMI, ubu ngubu nawe ari ku gatebe nk'abandi bose, uretse ko abo Kagame yakoresheje muri ibyo bikorwa by'iterabwoba ageraho mbese akabibuka rimwe oya usinzi bamwe abandi bategereje ko azabica, kuko abo yakoresheje mu byaha ntabwo bashobora gutera umutaru. Amaherezo ababibikiye azabica uruhongohongo, abazaroga, abazavuga ko bishwe n'indwara zisanzwe. Ariko niyo nzira, niyo ngiye abiyemeje guca muri iyo nzira, ibintu byo kugenda usenya amazu. Ndabyibuka nubwo icyo gihe nitwaga ngo ndi umunyamabanga mukuru wa FPR, warabyumvaga ukagerageza kubaza abantu ariko se ayo mazu kwaba abantu baje nta mazu bafite mu Rwanda, ahubwo bagiye bakayakambikamo bakayabamo, bayakeneye. Yes, inzu urayisenyera. Burya ibyo ndabyibuka icyo gihe nari nkijya no mu nama z'abaminisitiri muri ayo mezi ya mbere nyine, ni ukuvuga mu kwezi kwa leta ikimara kujyaho, leta yiswe y'ubumwe, n'ukwezi kwakurikiyeho, cyane cyane amazu bari bakiyasenya hirya no hino mu gihugu. Ndibuka ko ambasaderi, mbese leta zunze ubumwe za Amerika, umuntu wazo niwe wabajije leta ati ni gute muriho musenya amazu kandi mwafashe leta? Ni gute muriho musenya igihugu kandi mwagifashe? Kimwe no gusahura igihugu, none ibintu byose bigenda bizamuka bijya muri Uganda. Amakamyo azamuka turi ibyumba guhera mu kwezi kwa kane, aho FPR yageraga, aho yafataga, hakurikiraga amakamyo aza gupakira ibintu bizamuka bijya muri Uganda. Ibyo bintu byo gusenya amazu, reka noneho tugiye dutya kuko ntidufite igihe gihagije cyo kubivuga byose. Ariko noneho ujye muri Kongo, kuko ibikorwa buri gihe, ibikorwa byo gukoresha iterabwoba, byo gukora ubwicanyi bukabije kandi mu buryo bubi cyane nk'ukuntu twabivuze, ahanini bikunze kuza byitwikiye n'intambara. Iyo abantu bakoresha iterabwoba barenze wa mupaka yo kuvuga ngo ibyo dukora byose tuvuge nibura twitwikiye ko hari ibintu by'amahoro, iyo intambara yatangiye, ibyo byose noneho gardefu zose ziba zavuyeho, ukora ibyo ushaka byose mu ntambara, bakirekura cyane, bakirekura. Kandi cyane ko abo basirikare na secret police niyo DMI wabyohereje hirya yaho abanyarwanda batanakureba. U Rwanda ni agahugu gatoya, biragoye kwica kugira ngo uhishe.
ariko rero tekereza amanirwa yabaye mu mashyamba ya Kongo, ari biriya bizwi ku bijyanye na mapping report yasohotse muri 2010, ari byagiye bivugwa mu ntambara ya mbere ya Kongo, ari n'iya kabiri. Ariko noneho ugende nk'ukuntu Kagame yishe Ntaryamira w'u Burundi akica Habyarimana mu bikorwa byaje kuvamo imbarutso yo gutangira biriya bikorwa bya jenoside. Ariko noneho tekereza ko bize no kujya kwica umuntu wo bari barashyizeho. Kagame yize kwica umuntu we yari yafashe kujya ku butegetsi, kuvanaho Mobutu no gushyiraho Laurent Kabila. Ibyo ngibyo nabyo ni nk'indege, ari abagiye basimbura Laurent Kabila kugeza kuri aya magingo, ubona mbese ko nta bushake, yewe n'umuhungu we Joseph Kabila wabona niba ari kwari ukwitinyira tirekane gukomeza gukoma rutendera aherezo nanjye uyu muntu atazampitana. Ariko mbese wabonye ko nibyo by'urupfu rwa Laurent Kabila isi nk'ukuntu yirengagije ibya Ntaryamira n'ibya Habyarimana, niko yirengagije ibya mapping report, ari ni nk'uko yirengagije ibyo ngibyo by'urupfu rwa Kabila. Kandi hari ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko Kagame yagize uruhare mu rupfu rwa Laurent Kabila. Iyo nayo assassination, kwica abantu bene buryo, ari byo tugiye gutangaho ingero nkeya cyane cyane ku Banyarwanda. Cyane cyane icyo kintu cy'iterabwoba cyo gukoresha kwica abantu nko muri ubwo buryo, ari uguhanura indege cyangwa se kumurasa nk'ibyo byabaye kuri Laurent Kabila. Ibyo byose ni ntuza, ni terrorism, kandi ibyo byose Kagame abiri inyuma. Ariko noneho reka dusubiza amaso inyuma, abantu bo Kagame ahiga amanywa ku yandi, akazageraho agahitana abantu muri imyaka wenda tuvuge FPR imaze gufata ubutegetsi. Dutangira kuri ibyo bya Sendashonga, iyo ni terrorism. Tuvuga ku byari izinde byabereye Nairobi, nabyo n'uburyo byakozwe ni state terrorism, kuko yohereza abantu bakorera leta kujya gukora ibyo bikorwa kandi bakabyihakana. Uretse ko abandi baterrorist bo bakunze kubyigamba, nk'aba ngaba nyine twamaze iminsi tubyumva ba ISIS n'abandi bakunze kubyigamba. Kagame we agira uburyo byo abyigambamo, ku ruhande rumwe akabivuga mu Kinyarwanda asa nk'ushaka guhishahisha abanyamahanga ngo batamenya ibyo avuga, ariko mu Banyarwanda tugahita twumva icyo avuga, nk'ukuntu yigambye biriya bya Patrick, uko Patrick yishwe, turakuzi icyo cyari igikorwa cya terrorism. Uko yanigambye n'urupfu rwa nyakwigendera Minisitiri Sendashonga, nyuma avuga ngo icyo nguriya ngo muramuzi ngo Sendashonga, ngo umurongo ntarengwa, ngo yari yarenze umurongo utukura. Yes, umurongo utukura. Nyine bigeraho nawe ubwe ibyo ngo kurovandika, nawe ageraho akabyishimira cyane, ati uriya muntu nigenda namwishe. Kuko Kagame ni umuntu ushaka kwerekana ko nk'ukuntu afite monopole, monopole mu Kinyarwanda sinzi uko umwihariko we wenyine, umwihariko mu rubuga rwa politike. Nta wundi ukwiriye kujya muri urwo rubuga rwa politike, no mu rubuga rwa societe civile cyangwa se urubuga rw'itangazamakuru. Ibyo bintu byose akabyigiramo umwihariko, nta wundi ushobora kubijyamo. No mucyo twita ngo ni industry ya violence, industry y'iterabwoba, ashaka kwerekana cyane cyane kwereka abayobora n'abakoresha ariko n'abanyarwanda muri rusange ko ibyo ngibyo ari ubikora, kuko yakuba kuvuga ngo bajye bamutinya, ntabwo akeneye ko bamukunda, ntabwo akeneye ko abanyarwanda bamukunda, ariko kumutinya yes. Ibyo ngibyo rero nabyo abashaka kwerekana ko ari we uri muri iyo, nicyo tuma bavuga nk'ibyo bya Sendashonga ngo nyuma y'imyaka imanza zarabayeho, nko kuvuga ati bariya se bagiye mu manza zamaze iki, nk'ibyo yavugaga nyine byo mu Bufaransa iby'abayidegembya ko iby'indege nta rugendo ubu ngubu. We avuga ngo akunda nk'ibyo iyo bandika ngo
inkiko zo mu Bufaransa cyangwa se iperereza ngo ryamugize umwere. Bigasa nkaho yereka abantu ko abyemera kandi abizi neza ko we aho kuri guherereye. Ibyo ngibyo nk'ibyo byo bya Setsende Shonga, ibyari izinde, ibyo bya Patrick Karegeya, noneho ukongeraho n'abantu bagiye bashimutwa cyangwa se abakicwa muri Uganda, kugeza no kuri aya magingo ngira ngo abicwa muri za Mozambique, abicwa muri Mozambique, abicwa muri za South Africa, abicwa ariko cyane cyane noneho n'ubwoba, kuko nicyo biba bigamije mu bantu bari hirya no hino ku isi. So bari mu Rwanda gusa, abo bo iterabwoba rye ryagize fe yuko ingaruka yazo nuko abantu bazi koko bari muri iyo prison mu munyururu witwa u Rwanda, n'ibyo twise n'iminyururu noneho iri mu munyururu witwa u Rwanda. Ariko noneho no hanze ahangaha muzi uko tubayeho, ukuntu abantu baba bazi yuko ugutwi kwa Kagame kubangiriye, amaso ya Kagame ahora akoresha nyine ibyo bintu bya tekinoloji bigezweho. Mwarabikurikiranye ibingibi bya Pegasus, bya tekinoloji yo muri Israel bakoresha kujya kuri za WhatsApp zacu, gukurikirana abantu ndetse no gukurikirana n'abakuru b'ibihugu n'abaminisitiri, mbese abandi bakozi bo mu zindi za leta, mu bikozi by'ibituranyi. Ibyo bagiye bakora by'ubwicanyi mu Burundi, ibyo bakoze muri Uganda, abo bagiye bashimuta, ibyo byose hamwe iyo bishyize hamwe byose ni ibigaragaza mu by'ukuri ko Kagame ahubwo niwe muterorisite. Kandi umuterorisite ukoresha abantu ku giti cyabo kujya gukora ibikorwa bya terrorism, y'iterabwoba, ariko noneho agakoresha n'igihugu, agakoresha n'inzego z'igihugu, inzego za leta muri ibyo bintu byo twise ngo ni state terrorism. Yes, terrorism, iterabwoba rikorwa na state, n'igihugu, rikorwa n'igihugu. Genda hari akantu gato ngira nkunganireho kuri ibyo waruvuze uze gukomeza bijyanye no kwica abantu muri za Uganda no mu Burundi. Mu by'ukuri yenda wabyumva ashobora gukeka ko ari abanyarwanda gusa bicwaga, ariko hari n'abene igihugu b'ibyo bihugu bishwe, kandi n'abayobozi bo muri ibyo bihugu, abantu babaga bafite bari mu nzego zinyuranye bakicwa n'iperereza ry'u Rwanda. Nshobora kuvuga nka Jenerali Adolphe Nshimirimana wo mu Burundi, hanyuma hari n'abandi bakawesi bo muri Uganda, bariya nabo wari nimero ya 2 mu gipolisi, bariya nabo wari ukomeye mu ishyaka cyane, byerekana ko bishwe n'intasi zoherejwe n'u Rwanda. Ibyo rero nibyo ni muri Amerika bavuga ngo ni state sponsors of terrorism, byo kugira ngo leta nyine igashyigikira ibikorwa bya terrorism mu bindi bihugu. Leta y'u Rwanda ibyo ngibyo irabikora rwose cyane. Na n'ubu hari ibintu bibiri ngira ngo tuzabikoraho ibiganiro wenda mu minsi iri imbere ku bijyanye na Uganda. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko nk'ukuntu mwabimuvuze ibyo byaba Kawesi n'abandi, ziriya mvururu zagiye ziba muri Uganda, yuko mu by'ukuri u Rwanda rubifitemo uruhare. Ariko n'uyu munsi, kugeza kuri uyu munsi, hari abantu bagenda bicwa, ibyo abantu bumva bigenda bivugwa hirya iyo ngiyo ahantu hitwa za Masaka muri Uganda. Ibikorwa by'abantu bagiye bamwe bakomeye, turacyabikoraho, turacyashakaho information kugira ngo tuzabikoremo ikiganiro bigaragaza neza. Ndetse hari umutwe witwa ADF, icyo ngicyo ngira ngo tube tukivuze turaritse abantu. ADF iba ikorera muri Congo, uriya mutwe wa Kisilamu ukorera ubu ngubu ukorera muri Kivu yo mu majyaruguru. Ibyo bintu biragaragaza, hari information igaragaza neza yuko Dani Munyuza na Kabarebe bafitanye contact n'abo bantu. Yego. Kandi abo bantu ibikorwa byo bakora nicyo kintu kiba kinatangaje cyane, kubona abantu bitwa ngo ni leta
bitwa kandi ngo ibihugu birabashakaho imfashanyo yo kugira ngo bagende bajye guhashya abakoresha iterabwoba, ndetse n'ibi bihugu by'Uburayi n'iki ngiki ntuyemo bikaba mbese bibabona nk'abantu bafasha ngo muri iyo ntambara yo kurwanya iterabwoba. Kandi nyamara kandi si impamya iyo ibintu nk'ibyo ngibyo abantu nkatwe tuza kubimenya, ndahamya yuko n'abo ngabo bafite amatwi maremare kurusha yacu n'amaso areba kurusha aho ayacu agera, ndahamya ko ibyo bintu baba babizi. Impamvu babyirengagiza niyo umuntu aba adashobora kwiyumvisha na gato, ariko ibyo byose bikomeze kugaragaza ko icyo kintu cy'iterabwoba niho ubutegetsi bwa Kagame bushingiye kuva bwatangira kugeza no kuri aya magingo. nayo nongereho akantu gato nka ADF kugira ngo wenda abantu bamenye icyo ari cyo. ni Allied Democratic Forces, ni umutwe mu by'ukuri, ni umutwe w'inyeshyamba ziri muri kariya gace. Nyine wasobanuraga yuko hari amakuru agaragaza ko Dani Munyuza na Kabarebe bafite kuvugana. Nanjye hari ahandi nigeze kumva ko rwose bamwe mu bantu bo muri uwo mutwe bo muri intelligence yabo, bo mu butasi bwabo, ngo bajya mu Rwanda, bajya babivuga rwose. Nagiye mbona amakuru nk'ayo ngayo. Icyo rero mu by'ukuri nibyo umuntu yashingiraho kuvuga ko Kagame ari umuterorisite, aho gukomeza kumva ibyo binyoma by'ubutegetsi bwa Kagame, bwa secret police, babubwira abantu ko bazira ahubwo ko kuba ari abateresi. Yewe nibagiwe no kuvuga ko natwe mu byo batureze na za manza baduciriye n'ibyo badukatiye byose harimo icyo kintu cyo kuvuga ko natwe turi abateresi. Ni ukuvuga ko jyewe Patrick Karegeya, Kayumba na Gahima, mwibuke n'ibyo banditse muri za New Times icyo gihe bavuga mbese batugeranya ngo abantu bameze nka ba Bin Laden, nko kubwira iki gihugu yuko kigenda kikajya gukurikirana Bin Laden kikazamwicira iyo bazamusanga. Natwe nk'ubwo baba bateguza kandi nyine ibyo bavugaga amaherezo kuri bamwe muri twe byababayeho bageze aho nyine bica Patrick Karegeya. Natwe ubwacu ntabwo iby'uko dukurikiranwa hanze aha ngaha byaragerageje inshuro nyinshi, naryo nibanga byarageragejwe inshuro nyinshi cyane. Kuba abantu bagihumeka ni amahirwe, kugeragezwa byo byarageragejwe, bihora bigeragezwa. Ibyo rero turaganisha, niba nagira ngo niba nta wenda mufate pause ngufi cyane mugire comments mwakora, hanyuma tuganisha mu gusoza. Ariko ngira ngo nshimangire icyo kintu cyo kuvuga ngo Kagame niwo muterorisite kandi ukoresha noneho igihugu muri ibyo bikorwa by'iterabwoba, kuko iterabwoba ryanyine nk'ibyo twavuga mu kiganiro cy'ubushize cy'uko yiyambitse ubusa, kuko nta kindi asigaranye kurwanisha uretse gukoresha inzego z'ubutegetsi, gukoresha ubucamanza, ariko ubucamanza bw'urukozasoni kubukoresha mu gukora iterabwoba, cyane cyane nk'iryo ngiryo kuvuga uti abantu turabaziza terrorism, tuzabafunga imyaka 25, ariko noneho mu bimenyetso twagiye dutanga hariho gufunga, ariko hariho no kwica, hariho no kubura, ariko hariho noneho n'abaturage bose kumva ko bari muri icyo kintu. Hari igitabo murakibuka Joseph na Sixbert cyo bita 1984 1984 cyanditswe n'umwongereza witwa George Orwell, murabyibuka? Yego. Niba muri icyo gihe mbese ibintu byavugaga yanditse icyo gihe muri icyo gitabo, mbese yerekanaga uko ubuzima muri za eta mbese ziteye nk'iriya yacu y'u Rwanda, cyangwa se uko mwumva ubuzima bumeze muri Korea y'Amajyaruguru, cyangwa se uko bwari bumeze mu gihe cyaba Hitler muri Germany, cyangwa se muri Germany y'Uburasirazuba, cyangwa se igihe byari bimeze mu gihe cya KGB.
ubwo buzima yaho mbese ubutegetsi bushaka no gukoresha iterabwoba kugeza aho buri gihe umuturage agomba kumenya iri jambo ngo big brother is watching you niho rituruka ni muri icyo gitabo 1984. Yes, big brother mukuru wacu abakureba aho uri hose buri gihe cyose abakureba nicyo iryo terabwoba nicyo ryo rigamije, kandi rigomba kugendana no guhora na eta ya surveillance yo guhora mbese urebuzwa ubuzima bwose bw'abaturage kuri buri musozi, aho umuntu atuye hose, aho umuntu akora hose, aho ajya gusengera hose, aho ubona passport yo kuva mu gihugu ayibona ate, abayagiye he, abayagiye gukora iki, abaza mu gihugu ni bande. Ibyo bintu byose ni ibyerekana ya eta ikoresha iterabwoba kandi ikoresha uko kurebuzwa umuturage aho ari hose, kugira ngo ikintu cy'ubwoba mbese kibe karande mu muntu, kugira ngo utazagira n'igihe utekereza yuko ahubwo hari ijambo basigaye bakoresha cyane muri kino gihe bararihimbye, guhungeta abantu ni ijambo bavuze bo. Guhungeta ni ukugira gute? Umuntu kumugira igishushushungu umuntu wahungeswe n'umuntu wabaye igishushushungu. No guhahamura mu by'ukuri, no guhahamura. Umuntu akaba ahahamutse buri gihe, umuturage akaba ahahamutse nyine, ukamukoresha ibyo ushatse byose kubera rya terabwoba. Mu by'ukuri terabwoba rirahungeta, kandi iryo terabwoba ntaribagirwa icyo ndashaka kuvuga. Kandi iryo terabwoba ntugire ngo ni abandi arikorera gusa, yewe n'icyo gisirikare akoresha, yewe n'abo bakora iterabwoba muri iyo mitwe ya secret police ariyo twita nabo bose babaho, kuko buri umwe aba acunze undi kandi arebuza undi, kandi ko bose baba bazi ko ubareba bose ari nde, ari Jenerali Kagame, umuterorisite, big brother, grand frère. Yes, rwose nicyo nagira ngo mvuge ntaribagirwa. Sixbert, akantu nanjye kuvuga k'icyo kintu cyo gutera ubwoba nyine ugasanga abantu barahahamutse neza. Natanga urugero, nigeze nari umunyamakuru muri za 90 na kangahe, noneho njya Nyacyonga mvugana n'umuntu w'umusaza muri za mpunzi zari zaraturutse ibyumba, aho FPR yarinjiriye imbere. Noneho uwo musaza ndavuga nti haravugwa byinshi bijyanye n'inkotanyi, wowe ko wavuye mu byawe uhakuwe n'inkotanyi, bimeze bite? Arambwira ati mwana wanjye, ati ibintu by'inkotanyi rero ati murabibarirwa, ati nta kintu navuga na kimwe. Arakebaguzwa nyine, ubwo ambwira akebaguzwa kandi ari mu nkambi y'abantu bahunze. Arakebaguzwa ati ntacyo navuga, ntacyo navuga rwose. Nta muntu nyine, hari abandi baturage bari mu tuntu tunyuranye nyine b'impunzi, hari harahungiye hafi miliyoni muri ako gace ka Nyacyonga. Noneho arakibaguzwa, areba hirya no hino, aravuga ati ku nkotanyi ati ntacyo mvuga. Ugasanga umuntu w'umuturage nk'uwo nawe yarahamutse. Ariko nagiye mbibona kenshi cyane yuko ukuntu Kagame yanashoboye FPR nicyo kintu yakoresheje cy'ubwoba, cyane ko icyo nabonye nuko niyo na kwa kundi babaga bafashe n'abantu, kwa kundi inkotanyi zagiraga ahantu bagafata abantu, ubwo ndabivuga mu gihe cy'intambara n'intambara irangiye, kenshi abo bantu ntabwo bahitaga bicwa, habaga hategerejwe amabwiriza. Noneho rero wajya gukurikira utari ko se aba bantu ko bafashwe bite. Ndibuka nkatwe turi ibyumba, hari abantu bafashwe barabajyana, nyine baraza DMI irazira batorera bajyana. Noneho tukaya tubaza, hari amanama twakoranaga n'abantu bamwe na bamwe mu buyobozi bwa FPR inkotanyi, tutari ko kanaka na kanaka ko baraha bakabatwarana n'imiryango yabo, bakatubwira bati barahari baracyabakoraho iperereza. Noneho ubundi nyuma tuza kumva ko abantu bishwe, noneho wabaza bati nyine amategeko yaraje yuko bagomba gupfa barapfa. N'ibyo byo basenyeri Dr Theogene Rudasingwa yavuze, bari abanyamadini biciwe i Kabgayi,
nabo ntabwo bishwa ako kanya, abantu bari bategereje amategeko aturuka hejuru, amategeko aturuka hejuru. Ni ukuvuga rero ko icyo nabonye abasirikare bo muri FPR inkotanyi cyane cyane bakiri muri APR imbere, kuko icyo gihe nibyo nabonye, ni uko niyo bafataga abantu, umuntu yitwararikaga kwica umuntu adahawe amategeko afite aho aturutse. Yaramufataga akamugumana aho ngaho, agategereza amategeko, amategeko yaza umuntu agapfa bikarangira. Ni ukuvuga rero ko ikintu cy'urupfu Kagame yagifashe mu ntoki ze, amaze kugifata mu ntoki ze agitegekesha muri FPR, agitegekesha n'igihugu. Numvaga ari nk'utwo nakongeraho, cyane cyane rero n'ibintu byagiye biba mu Rwanda muri kiriya gihe cy'intambara, biriya Dr Theogene yavuzeho by'ukuntu hishwa abantu mu Rwanda, ukuntu hategwaga ibisasu hirya no hino mu gihugu. Biriya mu by'ukuri byari ibintu byatunguye abantu, bibatera ubwoba cyane, barahahamuka, cyane cyane igisasu giturika cyangwa umuntu yaba atashye ageze ku irembo akaraswa akagwa aho ngaho. Kuko nka Habyarimana koko bishe abantu bari muri Repubulika ya mbere, ariko ukuntu babishe barabatoratoye, barabajyana, bagenda babica gahoro gahoro, barabica nyine, abo bashaka kwica barabishe koko. Ariko birabyukuza ukagera ku irembo abantu baguteze bakakurasa, nk'uko barashe Gatabazi ku itariki 21 z'ukwa kabiri 1994, cyangwa se Gapyisi itariki 18 z'ukwa gatanu muri 1993. Biriya ni ibintu byakorwaga na FPR, bityo kandi hakaza icyo kintu cy'uko umuntu wari wese agomba kwitwararika, ati umuntu ajyaga gutaha akavuga ati sinzi icyo nsanga ku irembo. Kandi icyo gihe byaragaragara ko ubutegetsi bwa Habyarimana, ubushobozi bwo gukora ibyo bikorwa ntabwo bwari buhari, cyane iryo banga ryatuma banabikora gutyo muri ubwo buryo. Ikindi cyanagaragaye ariko nuko niyo bicaga n'abantu, bo babaga bashaka no kugaragaza ko babishe, kugira ngo, ni nabyo byanagaragaye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abicaga Abatutsi ntabwo bihishaga, baricaga ku mugaragaro, ari nk'aho abantu bavuga ati nige mwishe rwose, ahubwo kumva afite ubutwari bw'uko yishe abantu yabamaze. Ntabwo babihishaga. Naho biriya by'abantu bicwaga mu ibanga, biriya niko DMI yakoraga, n'ubundi baza ko ariko igikora kugeza n'ubu ngubu. Niko ikikora Sixbert, kuko urabona ibimenyetso simusiga MRNDCD yagiye isiga inyuma, baje kugwa mu mutego, bya bindi umutego mubi ushibukana nyirawo. Kuko basize ntabwo bari bafite ubwo bukorikori bwo guhisha ibimenyetso. Nta nubwo banashaka kubihisha, ntabwo bashaka kubihisha. Uretse ko babivugaga no kuri radiyo newe, nyine babivuga no kuri radiyo, ahubwo abicaga abantu bumvaga babaye abahutu beza, ntacyo bari kubihishira, bumvaga bibahishemo. Ariko kuva FPR intambara yo muri 1990 yatangira, DMI yagize uruhare, ngira ngo twakoze ibiganiro tuvuga ibyo bintu byose, yagize uruhare rukomeye cyane buri gihe kuba ku isonga ry'ibyo bikorwa no guhisha ibimenyetso. Ariko ntabwo ushobora kwicira umuryango, ntabwo wanyicira umugore ngo unyicire umwana, unyicire data, unyicire inshuti, umuntu wo duturanye, ngo uvuge ngo ibyo bintu ntabwo ngo bizigera bigaragara. Ntibishoboka kuko iyo wiciye umuntu, nibwo atabivuga kubera iryo terabwoba, ikindi gihe kiraba yabonye agahenge akavuga uko byagenze. Niko byagendekeye na biriya bintu byose byo bavunduye muri ntuza, muri iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge muri Afurika y'Epfo, n'ibyahishagwa n'iriya leta y'apartheid y'ivangura moko, kandi yari yageze ku rwego rwo hejuru cyane. Nibyo bakoraga, amaherezo byaragaragaye. Ibyahishwe igihe kimwe kiragera bigahishurwa. Ariko ubwo bukorikori, iyo sophistication yo kugerageza guhisha ibimenyetso y'ibyo bakoze, rwose iyo ishyize ku munzani umwe, DMI hamwe na MRNDCD, ntabwo wabigereranya. Kuko ni nabyo ubone nyine baba bashaka, abakunze gupfobya jenoside yakorewe Abahutu, ari Kagame na FPR DMI,
ikintu cyo bashingiyeho cyane cyane n'ibyo by'indege n'ibyakorewe abahutu muri Kongo n'ibyakorewe abahutu mu Rwanda nuko ngo si ibimenyetso bazabivanaye ngo bizaba bya bindi ngo yavuze nanjye navuze ariko aho ngaho baribeshya kuko ikindi gihe kizagera Kagame yaba akiriho cyangwa atakiriho wese ko twifuza kandi ukwiriye gukora kugira ngo ibi byose hazagera igihe yuko Kagame agomba kuzabibazwa iryo uko gukoresha iterabwoba n'ibyo bikorwa byose byo tuvuga kugira ngo ibyo bikorwa azahagarara ahantu abanyarwanda bamubaza ibyo bikorwa byose yakoreye abanyarwanda ariko we abatekereza ngo kuko yaterereje abanyamahanga yaterereje abafaransa ngo barakorana business abandi bakarumira asigaye akoresha ibintu nubwo azi ngo baracyamufatiye runini ndavuga abongereza n'abafaransa ariko afite cyane cyane n'itangazamakuru ryo mu Burayi n'irya hano ukuntu ryazamutse rivuga ibikorwa bye bibi no kongera kumushyira kuri microscope kureba uko ateye kurusha uko yivuga n'ukuntu bagize imyaka myinshi yo kumuvuga neza yo kumutaka no kumugira umustar ejo narebaga wa wundi wa mukoronzi w'abakoronzi nyine ba leta ya Kagame badatsimburwa n'uwitwa Makoro ukora muri presidence njyananibaza uretse ko ubwo ngubwo nari ku gitekerezo narebaga barimo gutuka The Economist ni ikinyamakuru gikomeye cyane mu Bongereza ku isi hose bibasiye cyane n'uyu muryango yo bita Human Rights Watch w'abanyamerika bacicikana mbese barimo kubera ko Kagame iyo yiyamye abantu akabavuga ku mugaragaro urumva niwe muterorisite ariko ashaka kwerekana ko abandi ari abaterorisite kandi bafite ababashyigikiye hanze ngo bo hanze mbese bashyigikiye terrorism ngo ko se ngo muvuga ko mutavuga abishe Bin Laden cyangwa se abishe abakuriye ISIS kuki twebwe mutadushima mbese kuki mutadushima ko twakatiye Rusesabagina imyaka 25 ko twakatiye twishe ibyo mbese ibyo abo yishe bayigamba yishe kuki mutadushimira ko twakoze ibyo byose ariko ukibaza uti no muri ibyo byose mwumve ko iterabwoba rye ridahagarara kubo hanze gusa cyangwa se abatekereza batavuga rumwe nabo uranibaza no mu ishyaka buri gihe iyo mbonye Rudatsimburwa ari we wavugiye leta y'u Rwanda nkabona Tom Ndahiro ari we wavugiye leta y'u Rwanda nkabona Makoro aho wavugiye leta y'u Rwanda uretse na mushiki wabo cyagiye nawe wari warize gukoronga nk'ukuntu wari warize n'imvugo nk'iya Kagame yo kuvuga amagambo y'amaminura gahini niba iryo jambo ryo simbizi n'akaminura muhini yes najyaga numva mama bikoresha n'akaminura muhini ariko ukabona abo bantu ntabwo ari bakuru b'ishyaka ntabwo ari abakuru ba FPR none ukibaza uti se ari babazivamo bakuri iryo shyaka ari secretary general wa FPR ko ibyo bintu byose batabivuga ko n'abakuriye inteko batabivuga ko abo bantu uretse uwo Makoro abarizwa muri ntuza muri presidence ariko urebe abantu ariko ntabwo ashinzwe ntabwo ari umuvugizi wa leta nubwo ari muri presidence cyo umuvugizi wa leta kandi leta ifite umuvugizi hari abantu mbese baba bakwiye kubivuga bafite imirimo n'abemerera ko babana bikora ariko ntibabikore urebe urumva ko mu ishyaka no mu gisirikare ntabavuga muri leta ntabavuga ntiwakumva minisitiri w'intebe Ngirente agira icyo avuga ntabwo wakumva undi muntu wese uri muri leta wari wumva ariko ntuza biruta hari icyo yavuze rimwe na rimwe hari igihe wumva mbese mu bintu biba byanditse n'iki ariko abo bantu bose ntabwo bari muri ecosystem ijambo ecosystem ubundi barikoresha muri ibi bintu bya environment mu bidukikije kuvuga mbese ibintu bifite ukuntu bishamikiranye muri system ntabwo aba ari ikintu kimwe gusa
kimwe kibyara ikindi kandi ikindi kikaba gishamikiye ku kindi. Ntabwo bari abantu bakorera iyo system y'iterabwoba kuko bagomba kwerekanwa nk'agakingirizo y'uko ibintu bigendera ku murongo nk'uko bisanzwe nk'ukuntu leta no hino ku isi zikora. Hakaba minisitiri w'intebe, hakaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, hakaba abashinzwe igisirikare, hakaba ashinzwe n'inzego ndetse zitwa ko ari ubutasi zizwi zanditse zityo. Ariko mu by'ukuri abakorera system, abakorera iterabwoba bo baba bazwi kandi Kagame arabazi, afite uko bakoresha kandi akanabakoresha rimwe na rimwe ukuboko kw'ibumoso kutazi icyo ukw'iburyo gukora, kuko niwe uri ku gasongero, niwe muterorisite mukuru, niwe uzi neza ukuntu agomba kujera iryo terabwoba agomba gukoresha mu gutegeka igihugu. Nicyo ngicyo ngira ngo tuzakomeza ibiganiro mu minsi iri imbere dukomeza kwerekana ko mu by'ukuri Kagame ari we muterorisite mukuru wa kiriya gihugu, kandi ko nta bundi buryo bwo gutekereza ko habaho impinduka mu gihugu hatabayeho uburyo bwo gushishoza neza tukareba aho iyo terrorism aho iri hose, aho ikorera hose, kugira ngo ejo bundi nyuma ya Kagame tuzamenye n'ukuntu tuyirandura kandi tuyirandurane n'iyo mizi yayo yose kandi maze igihe, kuko nk'ukuntu twabivuze ntabwo ari terrorism ya Kagame gusa, ariko hari na terrorism yo MRND-CDR yakoze kandi n'ubu ngubu ikiri mu mitwe y'abantu ndetse rimwe na rimwe no mu mikorere yabo. So ibyo ngibyo ni ikibazo dufite duhanganye gikomeye, ariko icyo kintu rwose dukwiye kwanga mbere na mbere n'icyo ko Kagame adushinja twese, ashinja abanyarwanda bose ngo ni abateroriste, kandi mu by'ukuri ari we muteroriste mukuru. Mu by'ukuri utavuga rumwe nawe wese, utavuga rumwe na leta ye, cyangwa se umuntu werekanye amafuti leta iba yakoze, ahinduka ikihebe gikoresha iterabwoba, ku buryo iteka bari ukuntu bagira ibyo bamuzirikaho, bamwegekaho kugira ngo bamwangishe baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Mwana abonye no muri urubanza, muri iri kinamico y'urubanza rwa Paul Rusesabagina, aho hari ubwo muri leta y'u Rwanda bavuze ngo mu bimenyetso bahawe ngo banabonye ko ngo VOA na BBC ni ukuvuga iriya radiyo y'abanyamerika ivuga mu kinyarwanda no mu kirundi, noneho ngo na BBC gahuzamiryango ko nabyo bifite ukuntu ngo byakoranaga na Rusesabagina ngo mwiterabwoba. Nabo ni uburyo bwo kugira ngo babafunge umunwa, babacecekeshe, babereke ko nabo bashobora kugira abo bariga muri bo, kuko n'amazina barayatanze, abo bashobora kurega ko nabo bafite uruhare muri iryo terabwoba, kandi koko bakanavuga ko n'amadosiye yabo ngo ariho yigwa. Ni ukuvuga rero ko iyo ntwaro Kagame arayikoresha kugira ngo uwo ari we wese ushatse kuvugisha ukuri ku bintu biba byabaye mu Rwanda nawe amukubitishe iyo nyundo. Ni uko nguko iryo terabwoba rikoresha. Kimwe nuko twize kuvuga nk'abari abantu, hari aho Dr Theogene Rudasingwa yavuze ibyumba intambara igitangira muri za 90, ukuntu APR yirukanye abaturage bakahava bakagenda. Burya muri 94 bimaze kugaragara mbese intambara ikomeje, hari abantu bavuze batari ko batuwasubira ibyumba ko nta ntambara igihari, ko FPR yahafashe nta ntambara igihari, waba ariho nsubira ko ari naho iwacu, aho kugira ngo nomongane njye mu tundi turere. Noneho abo bantu batashye kimwe n'abandi bantu bagiye bagaruka aho ngaho, benshi muri bo bafungiwe jenoside, kandi ari ahantu FPR yari ifite, yarabakuye irabirukana, abagarutse bafungirwa jenoside. Hari abantu muri kariya gace benshi cyane bafunzwe bapfira mu magereza, abandi baranicwa bavuga ko ngo babaziza jenoside. Icyo nacyo ugasanga ari uburyo bw'iterabwoba byo kugira ngo bafite cya kinyundo, uvuze wese bamukubitisha cyangwa n'ubabangamiye, cyane cyane ko utwo duce amasambu bari bayafashe, bashyiramo amafamu, barahororera, mbese bahakorera imishinga itandukanye, bahatuza n'abantu babo. Noneho ugasanga ugarutse aho ngaho kugira ngo bamwikize ni ukumukubita jenoside nawe. Ibyo nabyo rero byabaye igikoresho cy'iryo terabwoba twavugaga rigamije guhamura abantu. Nicyo nagira nongeraho. Murakoze.
Ndagira ngo mbashimire, ndabona isaha twari twateganyije igeze, muvandimwe Theogene, muvandimwe Sixbert. Kino kiganiro aho twerekanye ukuntu Jenerali Kagame ariwe muterorisite, duhera nyine dusobanura terorisme icyo ari cyo, eta teroriste icyo ari cyo, umuterorisite icyo ari cyo twabisobanuye. Twanatanze reference, niba nduva tutavuze itariki neza yo kuri ya indi ya Ben Laden yakuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko itariki ya 11 z'ukwa 9 2001, nduva itariki tutari twatangiye tutayivuga neza. Yego, ubutaha rero nk'uko mugenzi wacu Theogene yabivuze, tuzagenda dukomeza twerekana ibyo bikorwa bya terorisme, ariko dutanga n'umuti, kuko ibyo ari byose nta joro ridacya, nta joro ridacya. Kandi rero abamushyigikiye bashobora kureka kumushyigikira bitewe n'uko twabyifatamo. Tuzagenda dutanga umuti. Nagira ngo niba nta kindi mwongeraho, tube twacumbikira ikiganiro hano, dushimira inshuti za radio televiziyo Ishakwe zikomeje kudukurikira ku bwinshi no gushima ibyo dukora, tunazirarekera gukomeza gutanga umusanzu w'ibitekerezo cyane cyane, dore ko twebwe tutanagora cyane, dutanga umusanzu dukunze gusaba n'uwo nguwo. Nta bantu tujya twizeza ibitangaza, ntawo tujya tubeshya, ukuri niko dushyira imbere. Nagira ngo nshimire inshuti za radio televiziyo Ishakwe zitwumva, naho ubutaha rwose, kandi ukuri kuzatsinda, niyo terorisme izatsinda. Murakoze Joseph. Murakoze cyane. Murakoze.